Imana kubw'urukundo rwayo dukunda tutagira akagero. Imana yabanye natwe iminsi yose itambutse tukaba tugeze mu magingo yatubwiye ubuzima. Imana ntiyabucyure dushima Imana kuko yatwemereye ikaba yatuzanye ikaduhutsa amahoro tukaba twageze no mu rusengero. Imana ntiyabucyure. Dushimye Data wo mu ijuru udusohoreje n'umugambi twabyifuje kenshi twifuza guterana namwe kuko twifuza guterana henshi kugira ngo tuganire amagambo y'Imana, ariko nawe ikunda nawe idakunda, ariko kuba byakoze uyu munsi Data wo mu ijuru ntabucyure. Haleluya. Twongeye gushima ikaze twakiriye ni ukuri mwatwiyegereje rwose bivuye ku mutima nabimeze nsanga nta munyanya burimo. Data wo mu ijuru abagiriye neza. Haleluya. Nanone nshimira itorero ryacu dusengeramo rya One Harvest hariya Gasarani yatwemereye bari ryatanze abantu bangana gutya urumva kijoroshe twe ntabwo turi benshi cyane rero kugira ngo havemo abantu bangana gutya ntabwo ari byoroshye, ariko revera wacu atwemereye nubwo atarangaha reka musabe umugisha tw'Imana Imana igirire neza. Amen. Haleluya. Nanone nkaba nongeye gushima Imana kubera Data twagendanye n'abantu beza cyane. Itorero ryacu kuba ritarimo aba bagabo uyu munsi harimo ubukiro ariko kuba mwemeye ko tugendana namwe ukemera kuko dusangira ibintu byiza muri twabo. Imana n'ijuru bahumishije. Reka turaboneka aho ngaho bashimwe benshi n'ubundi ijambo ry'Imana riza kuvuga ngo ntabasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze ibiri mu mitima ni byinshi tugomba kuvuga kandi gitwara Imana. Haleluya. Reka tutangizagire indirimbo nanone kuko abantu bose turabona umwanya wenda wo kuvuga, ariko reka tubashe gusanga ino ndirimbo yo muri Rukovu ni 141 ayirangure. Oh,
byinshi byo kuvuga mfite umurongo w'amasaha kera rero turayigishe ibiti yo gusenga kandi nacyo ni cyiza n'ubu sitakereje gusa nyine iyo umuntu asa nawe ariwe uhagaze ahangaha bizaba ngombwa yuko ugaragaza byibuza kubahiriza kuko n'indeza amasaha nta wundi ubibazwa muno mwishewe kuko ufite amasaha nahawe kandi ari nahawe nayishima Imana ibahuje ni menshi pe saa yose nawe yaravuze ngo kuba mu nzu y'Imana isaha ngo bimurutira kuba iminsi 1000 ahandi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyi saha yose uri mu murimo w'Imana ariko nigishiye. Haleluya. Kandi umunota umwe woganira kandi ukaganira n'Imana kandi ikakumva kandi ikanezerwa ikakwegera ikakugirira neza ikagusubiza ikagukiza ikamunezererwa. Haleluya. Kubera yuko umunota wazaje umusaruro wakoresheje mu gihe cyawe wawukoresheje kwa kawaida. Haleluya. Hari iminota abantu baza bakoresha y'ipauze ariko iyo ukoresheje umunota umwe ukabona ukabona Imana uje ku munota umwe wo kuganira nawe uwo nguwo uratira isi yose tubariya n'umubiri atukuze. Dufite amashini menshi dufite n'amagambo menshi ariko kandi reka tubanze dusome ijambo ry'Imana kugira tuze kuvuga amakuru y'imbaraga z'Imana. Ariko kandi reka maze kwibwira ni umuco mwiza cyane abantu bashobora kwibaza ese tiripe neze gute batangiye kuyaha ati kitarabariwe hari uvuga amakuru y'umugenzi we atarabaza abayitira ibyo mu muco wa kinyamurenge tubihaba no mu muco wa Kristo tubihaba ntawotangira kubaza ntawotangira kuganira ijambo ry'Imana se cyangwa ntawotangira ntawoshobora kwitorera ngo bakohereze umwanya wo kubwiriza cyangwa se guhagarikira cyangwa se kuririmba atarabaza ngo yitoreze ibyo tubihaba siko mukoza kubigenza no mu kinyamurenge mbere y'uko umuntu avuga kurira asaba bakamugaburira bamara kumugaburira akayibwira twibwirira wabo akibwirana akaronda no kugeza tubikora yarangizaga akaronda kuvuga cy'ubwenge siko mbere naje kubikora rero naje nitwa Ngirombaza Desire iwacu kumugaburira ngira ngo rukorera umusaza mutima ese bazakwita mutima ubwo ni ko musi ugira umusaza we turavuga nuko nasigaye ndumye murenge ntabwo ikigeretseho ndi umukristo ari urusengero mu itorero rya Kanese ruba mutima ariko sipana warakikorera mfite mu cyanaje naje bahe bakanese hayi yaraze kwiriba cyane sinzi nimba akishore yarasaga aririmba cyane twara kutinya tawe tayikoze kumwe na mutima barasa niko barasa noko kucyo azabe kumbane yaraze gushora sinzi ito takombo kinabwo haje bina tebera barasa ariko gusobora amapere noneho hano ho kunasengera mu itorero ry'abana beste Kasarasi kwa Reverend Fidel benshi baramuzi amusengera reka tubashe gusangira ijambo ry'Imana ubwe adasoza sinzobanda birebire kugenda mu makuru nayo ni meza kandi nayo ari ijambo ry'Imana wanasikia reka tubanze dusangira ijambo ry'Imana n'ubundi gusoma ibitabo kabiri hano niba ari gusoma ubonera gutangira gatoya reka tubanze dusangira ijambo ryo gutegeka kwa kabiri reka duhere ku murongo gutegeka kwa kabiri ni kane no ku murongo w'icyenda twakomeza ni gutegeka kwa kabiri
kane n'umurongo w'icyenda. Reka dusome kugira ngo tudatinda, murakomeza mumfata mwese. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wirinde gusa umwete wo kurinda umutima wawe, wowe kwibagirwa ibyo amaso yawe yiboneye bye kuva mu mutima wawe isi yose iriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe. Uje wibuka wa munsi uhagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kwihorero, ubwo Uwiteka yambwiraga ati nteraniriza abantu bumvise amagambo yanjye kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Hano ku murongo w'icyenda wavuze ujye wibuka wa munsi uhagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu. Twashitse. Haleluya. Amen. Bisa ariko itorero ryitwa Horebu. Urumva Imana niko yibuka. Ujye wibuka wa munsi uhagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu. Uwiteka yambwiraga ati nteraniriza abantu bumvise amagambo yanjye kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Amen. Reka nanone twongere dusome igitabo cya Zaburi. Zaburi ya 30 mbere ku murongo wa kabiri avuga ngo Uwiteka ndaguhimbaza kuko wahagurukije ubwoko bw'abanzi baje banyishima hejuru. Uwiteka Mana yaje naragutakiye urankiza. Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ukura ikuzimu, wakijije urukundo rwe kumanuka kaje muri rwarwo. Haleluya. Kuri gatanu niho tugiye gusoreza aravuga ngo muririmbire Uwiteka ishimwe abakunzi be, mwe abakunzi be mushime izina rye ryera kuko nidushaka kwitamba. Haleluya. Mushime izina rye ryera. Reka nanone n'akangaka sinokareka mwihanganire. Hano nanone turi mu cyandiko cya Zaburi kuri 145 no kuri 21 aravuga ngo kanwa kanje kazavuga ishimwe ry'Uwiteka bafite umubiri wose baje bahimbaza izina rye ryera iteka ryose. 146 ariko kwitondera umutima wanjye shima Uwiteka, zaje shima Uwiteka kiriho, zaje atera imbere Imana yaje ubugingo. Amen. Histoire biblique zirarangiye, ubu basomye ijambo ry'Imana abiri cyangwa batatu, ariko byose bikubiye mu ndirimbo z'amashimwe kugira ibitangaza Imana yakoze. Haleluya. Hari umuririmbyi bakora online bakora guhagaze kugira ushaka bavuga ibibazo by'ikibazo se nuhagurutse bugeya umuririmbyi ariko aravuga ngo jamani Yesu yupo, jamani Yesu yupo, Yesu yupo,
No
noneho tumaze guterwa muzamuka amakuru aho turirwanaho kuva intambara ziri iwacu zatangiye iwacu mu kuvuga zatangiye ko mu kwezi kwa kabiri zabanje kuba zidodo zirakomeza zirakomeza zamibunda zirababwira zirababwira ziratanganyika noneho zirazamukaga zitangira gutera uturere twamenyekwe ariko Imana ikomeza kubana natwe kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kwa karindwi kuko kandi buri munsi ni ukuzukira ku isasu niyo yari maragazi wanasize kuzukira ku gitero mukaryama umuzigo mwaryamye nta gahunda nta mutima mubi bwacya mu gitero mukumva hirya bakatumva mukumva by'abasizi mani kwapa kutuzora haleluya tukagenda gade mani ndetse cyane cy'igitero muza kuzukira ku cyane na KDF twebwe twazukiraga ku sasu n'imbiga n'abagore bikore bizo babiruka ukaza bakungu basiga umwana cyangwa ukamusitara ukamukugira ipaso ukamusigura ukamusigura kugira ngo haleluya tunabona ubwo buryo umunani kugenda ndababwiye bwije ibitero bwije ibitero turere twishi basenyuka ndatekereza turere twishi basenyuka mu kwa gatanu kwa gatandatu akarere k'iwacu karamugabanya gasigara inyuma kw'irembo bakatugabanya igitero mu gitondo na nimugoroba bati mpamvu cyayi mu gitondo ni muwe mutegerezaga n'ubugari bwa nimugoroba bakaba baza badufungura bazi ariko babasaga natwe tucyatete nta kibazo bazi rwanaho kwaje kuba mu kwezi k'icumi Imana yaniyereka baje kuba mu kwezi k'icumi iminsi ibiri nanone turaterwa ahitwa Mugabane n'Imbaza kuva twebwe abantu bari bamaze gusengerwa abasarani iwacu ariko hasigaye kamaze atarasha n'ubwanya bw'abanyarwanda barateye gutabara tugiye kugira ngo turebe bagatwika amazu ngo dushike turarwara abahasize ubuzima abandi bararokoka nyine ariko uyu munsi bafashe hari iminsi ibiri ariko itangazo cy'Imana habonye nubwo badashe jenyine ariko Imana irambiza bagasa mu nyama ariko mbona muri amate kuko abandi bari baciye ko hirya ubwo buryo bw'intara nyine so tubikoramo nyine abandi baca ko hakurya noneho nzakubwira ngo mbere ukuntu bakabwira ko bari abantu basaza bakuru reka baramererwa ubwiza kuko bari babikora cyane babonaga n'abacanganyikishije batumaze muri teresuriya baba barandashe ariko tubwe bati ubona ko yaho hantu ariko itangaza cy'Imana nabonye bamaze kundasa dusuzu barazifite kubera ko nagira ingeso yo kuja gutabara akabanza kwegera abacu kandi nasara n'abibabwira n'abibatojeje twari tumaze kubimiriza ahubwo ati ahangaha tuba tugiye mu rugamba saa n'isaha twumva kandi twebwe gati dufite gahunda murabizi twabaga twicara tugasinya mu nama tukabaho tuzoja muri Kenya tuzoja mu Uganda tuzoja mu Burundi n'ahandi tugomba kugumana abasaza bazaba barasigara basigaye kandi mubazaga nazaga mbivuga no mu kanisa kababwira abo bose baragaje mu kanisa igihe twari dusigaye n'abagamo nye kwa mutima isigara no mu muco kazambwira abakecuru n'abasaza turi twibana komeye nta kibazo itangaza nabonye abantu ni ukuntu bandashirwa bare n'ubwamize imbaraga zidasanzwe n'ubwamize bwuka
batekereza ngo baradashe ngo baragize kudasa noneho barasa n'imbunda nari ifite kuko bacu ubwonko n'uburyo barakurasa bagasa mu nyama noneho barasa n'injyamo nari ifite bayirasa zabaga ziri murazumva barazirasa zirahombana zihombanira muri nyina noneho ngo ziragize guhumutizarekeragaho nazo zirandasa zindasitamo kuko abari bazirashije nazo zigomba kuduha niko bimeze abashumba baravuga gutahuka undagize numva imbaraga zidasanzwe iyo batarimo kundasa ariko kiba baragize kuko barandashe numva zizindi imbaraga zidasanzwe kandi izo mbaraga zavuye natekereje amagambo y'ubuzima ko nijenyine ko narashwe ese iyo barakundasa mu cyiciro nari kuja kurusha umutima urambwira kubera ko waje witunganije ntabwo uza bakuranije numva imbaraga zidasanzwe ndatabuje ntabwo ushobora iyo mpamvu ushima imana kandi nishima imana n'abantu nishima kuko ibyo tujyaga kuba naramenye umugizi barazima buriya iyo wamenye imana neza uzigira ko ufite ibyo byose ntabwo uzuye nta utote nta karamu utocamo nta musozi uturenga nta bantu utocamo barazima Imana y'abantu natwe yaturinze muri kiriya gihugu nubwo abantu bapfuye nubwo abantu twari twasenzwe nubwo abanyamurenge tutagifitika ariko tuzobera inka zibiri zo twagize barazifite kubera ibitangaza by'Imana twagiye tubona dushingiye aho ngaho haleluya dushingiye ku zo twabona kiriya gihugu barazifite aho abantu batanu bitanga igitero cy'abatishana kandi bakazababona muri abato kandi bakabona bafite ibikoresho byinshi wari umuntu uri barasisha amasasu mirongo itatu ubwira barasifite bagakoresha amasasu mirongo itandatu bw'ijana ubwo barasana ariko babanza ugaceceka bakereka rero ko twagwanye n'abantu twagwanye n'Imana kandi babona muri batanu bakabona muri 500 turi bitanga cy'Imana tugomba gushimira tukizera ko tuzosubira iwacu atukuzubira uwo munsi w'utamuka ndagenda ari mu gahirya sanga bacumye mu bandi barimo turazamukana nawe ati narajwe n'umfate n'umupambire nta buryo bwo kwambira nawe umara yakiguriye rero bizamura turazamukana gusubira kwambira ijoro barafashe gutaha haleluya mwere ku minsi 30 y'uko kwacu n'ubwo naje kwitabara abayingabego mu ngaruke bitandukanye kandi bitero abari basigaye bakomeje ibitero bakomeje guterwa nanjye mushinge turasura kandi turaterwa kandi turabitwaye hari inyuma nasingira vuba gusubira mu kazi turarwana barakaza umunsi kandi bandashije bahaduteye mu gitondo kari saa 11 ndasohoka kuko njye nari mu bitaro ntabwo nasohoka ku marobo musohoke none uko bagenda n'umuvugo cyo kakareka ariko kuri umusozi yabyutse ndavuga ntabwo agira cyangwa ndane yambiranye ndasohoka nayo ndagenda mushike sanga tabarage ariko nabwo ko cyo kose ndi kumwe n'Imana baraza yakora Imana tsari kuvuga ngo nawe nagira mu gikorwa cy'icyo cyose zatinya icyo cyose kuko ndi kumwe nawe haleluya muti kurangira ngo genda ndani kumeze kose haleluya hari izo muri bareza bakavuga ngo guteka kumwe nawe ngo wabonye imbaraga ngo bitina genda uko imbaraga zawe zingana haleluya muti kurangira ngo genda uko ushoboye kose urabuko ndagenda agaruka n'icyugo cyagukana n'ibyo utatangira gutanga igira ngo bita kabisa ndabarasa arangasa bakabikorera bakagira ngo none nabikoreye bakagira ngo none napfuye bakirara baza kabagana mu rufaya bakabaza bakirinda no abantu benshi se kutumwe niba barategereje abaranto arebe nandasama tangaza chima narinja ndio kiwabo mutwe
kandi bari imbere yacu. Haleluya. Biraza biramukorera bishoboka neza, ritwika ikimono nari nambaye rirahuruka ritwika riri imbere rirasama. Haleluya. Mutima urambwira ngo ubuze usubire inyuma kazi wakaramisha. Subira inyuma ngo ndeko ndiko cyukagurira kurana bacu nimufate mujyanyo jewe nabaye ndurutse. Barasafira. Mwana w'umunsi kantinda yo mushimira gucyubaka. Nanone iminsi 12 yo kwa 12 nibwo no kwikoza kandi bwa gatatu nibwo nabonye guvuza barasafira. Hari kumunsi wiga hari kumunsi 15 kwa 12 duteranye saa sita n'igice uvuga ngo tumaze kuvuga ijambo. Rero yaramaze gusoma gusa atarasobanura bahita badutera twitaga hanze turatabara. Je nari mfite ibikomere bikabisha numva naniwe cyane ariko numvise haje izindi imbaraga n'abahungu bari bose ndetse baranangira kugeza ubwo batanze n'igikoresho cyanjye baranangira baramuretse wewe sigara inyuma taha uje kureba amatungo n'ibindi n'abagore n'ubu abandi barakora y'inzira bashoboye. Noneho uri kubwira gutyo yari umugabo n'ubashe kandi tinya rwose nimubwiye ntacyo Imana ibare nawe ngo mbona areze ndamuhamagara ati bimeze gute musaza? Arambwira ngo birakomeye. Sinimukomere uri kumwe n'Imana rwose wenda uraza gutsinda umwanzi. Aho ngaho bameze amababa mbe uwo muri gushorera uko nshorera nitondana bariya nitondana bameze niko itambaze rero bari kumwe nazo mu bwoko aho namagenda numva birangaze n'ibyakunda rero kugwa hamwe n'abandi basa ndagiye mushite nasanze bari kubarwara yitwa Mukubamo. Noneho ubwo tuba dutangiye ku kazi turakomeza turarwana turinza itamurungitwa muri urwo bakuruzi barugabana turabakura turabashingisha nyine ahantu ku gasoko abandi ibitaro abafite barahazi uko turabaregura tubiza muri ganja turabakura turabazingana ngo tubageze ahantu hajya kwigiragira ubushaka kubunda kwitara naho bandasije barandasa isasu mu ijosi numva ko umutwe wabaraja ndazamuka nikubita hasi nahise nikubita hasi numvamye nawe kandi ugatwarira ku cyane twazamutse gutya yamanagana babiri twazamutse gutya turi bane ari imbere yabo ariko naherutse inyuma yanjye hari bane abandi kuza nyuma se baje rero ntera cyane ariko twafatize turi bane ariko igice cyari turi imbere ikizi iterezo sivuga ngo kaba kuko ibona n'abazi bane beza Amen. Bwana sana. Ariko Imana natwe turazamukana tubabuza tubirute. Uriya abanyabyaha bagira imbaraga, abanyabyaha bazagira imbaraga. Bwana sana. Tugatinye ndabona pastor Suzaba ubwo tugatinye tutari mu Imana. Uriya nta mpamvu yo gutinye tutari mu Imana. Kubera ko witina yego imbaraga zawe zingana Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Turazamuka teruka ngeze ahantu mu gatoko ujya ngeze gushiza igisambu nawe rero ugiye
barangosoye bicaye naho ngaho nuko usanga data wa twese badashe isasu mu ijosi kijyanaruka cyangwa aho ngaho bamubwira aho ngaho umwanya utazi byatwaye mugire kujya mu Rwanda yegutse uveguke yegutse nta bantu twimwe kandi ndashobora kwishiranya ndashobora kureba iruhande cyangwa inyuma ndashobora kuzuka ndashobora kwishiranya ariko kubera ko naguye ahantu ku gatombo heza hitegeye aho amazi yari ari imbere yanjye ndamurangiza naho muri wa mwanya itaza nta kindi yakoze yaraje bari kumbwira bageze ngaho inyuma nk'iyi nanjye sinzi ibiri inyuma y'izo ariko biri kwa nyuma bita n'ikijisho nahoze mbaronesha kuko nari naryamye n'umusaya baraza reka nicyo akajisho batabona ko nahegutse ariko kandi ntabwo nari mfite kuko nuko n'ubundi nari nabaye ikinya isasu ryari ryambabaje cyane ryari nawe nagambe n'iyafite imbuja noneho ukabakora ku buryo bw'abaranje bw'igabanya supa umuvugo bakora ku buryo nari mfite ku telefone n'ikweta barasaba ko yari yambwiye cyane ko bari baranambura atatumye kubafasha aleluya nuko baje icyo kimwe cyangwa bari bakengukanye hirya natwe tumuca mu kindi icyo kintu twari mufite kubanza noneho rero muhagaze kuko atuye yaramagaze hejuru kuko abaye mayo yaramagaze hejuru abacu bari babirusi bahise baza biruka bari kureba ukibuza ko bari gusima ko nta ngaruka bwapfa ko yari barasa noneho muri wa mwanya bamaze kumporereza basubira imbere bari nzakubwira kandi guhera barasifiwe ngo mperuke nabonye ibitangazo by'Imana nabonye ibitangazo by'Imana bazimana tese bigeze gute abatipe kamutanga bari bazanye we gute ngo bacoke baraje bandashe ndazuka barongera kandi barandase none ndazuzika birambuye ariko umutima ukambwira ngo kuko numvaga ariko kandi nta rugingo numvaga nanone dufite barazifite kuko bari bambabaje cyane noneho teka numve kuko ndi muzima barazifite hari ibintu bibiri nakoze kugira ngo numve kuko mfite ubwenge narizi imbere yanjye ya telefone mu mutwe reka niyidikite numve kuko ntoyibuka menya kuko ubwenge buri ku murongo ndayiharura 0,33 barazi numva gatuza tureka numve ikindi kintu uwo munsi ku cyumweru twari dufite amateraniro ya kare ariko amateraniro y'umugoroba nijoro ari muri gahunda yo kubwiriza warazifite tureka amazimana ryajambo nari nateguye za kubwiriza sema ko nari mfite gahunda yo kubwiriza yaje kubona ibihe nari mfite yo kubwiriza niyo ubwira ko ari ntogibuka rero nzogibuka Imana iramubwira ngo hagarara ku ijambo ryo mu mubwirizi bagaragaye muri ibyo nacyo ntacyo bitwaye kandi gusiga nari nateguye aleluya siga nari nateguye ariko nzagibuka kuko nari nateguye ijambo ryo mu mubwiriza ariko ntabwo niba bigusura ariko Imana iramubwira ngo uhagarare no kuri ibyo bivuga ngo hariya ku 12 ngo ujye guhugura ibyo isi y'usore bwawe iminsi 5 barasifika ubuzaza uvuga ngo sinejeje nabyo barasifika zategereza umubyo bari ko byaje ariko ukomeze kubikora analize sanga n'ijambo ngomba kuzaza kubwira abantu bagiye gutishije ubwenge haleluya mu gihe kiri mu buzima iryo jambo se azabura kwibwira abantu
naje gihagarariye haleluya kwita umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe kwita umuremyi wawe mu minsi ukiriho kwita umuremyi wawe mu minsi ufite imbaraga gukorera Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye tukiri mu buzima ntakoje muri ibyo ngo bari bamaganye babarizwa gusa n'ibyo baba bayikomeje haleluya utagira Imana ntaho tukigura ubuzima barazima hagaragishijwe umukecuru hariya wowe yambaye agashobora k'icyatsi hari abantu basore bari bicaye ariko bitabahaguruka afashe mana umubemushi yanejeje ndawera ntabwo niba utagira muramutuye agashobora ariko haleluya ati agashobora rero cyane muracyari umwanya wo kuza mukicara mukabaza mugafoto mukaza mukabaza mukareba uko bafashe mukabaza mukareba uko banyana bataraza mukabaza mukita mukabaza mugategereza ngo abantu biteri bazi haleluya umwanya tugihari nabwiye Imana ngo Mana mu bihe bishoboka n'ibidashoboka nzaguhimbaza ntaho uzigera no gushima haleluya abagore batarabira Imana tuzashira abana nabo nibashaka umugore ariko nanjye ntarabona umubwira Imana basanze data ngo babaruhe haleluya abasaza bishika dutega amaboko haleluya abasore kama tukavuga nta mpamvu ndi iyo turimo tunahimbaza Imana nta mpamvu ndi haleluya ntabwo karakiri ariko nzamutanga Imana ngo salama salama kwa Yesu salama amani kwa Yesu haleluya basma sababu kugira ngo hagihana ikibazo iyo ndimo gushora neza zabarushe nawe ugiye gushora portable iyo bajya kuyobora haleluya kubera ko ufite umwanya wo kurya nawe amen malabisizi none se nama nifubata fibreka bagenda mfite impamvu 98 zotuma nshika mu rusengero k'icyaha kumva impamvu z'uburwayi ariko kubera impamvu iri hejuru y'izo mpamvu niyo bituma nashika mu rusengero ntabwo tusigaye haleluya ntaramuzima yuzuye impamvu ituma ngomba gushika mu rusengero k'icyaha ndacyarwaye n'ubu ndacyari mu bitaro ejo sinjyanye na gatanu ejo bundi ntari mu bitaro maze umwana ari mu bitaro bapfuye ubu ndi kuvurwa mu rugo ariko bikazirwe buri gatanu zavu sinabwira ukuboko gufashe mikorofone itangaza vuba gufashe mikorofone kuko kore karatakaye uko babona ikote gukora kweza ariko barakuvura kino gihe Imana izabimusha wese kirimo abaganga baza bavura wese kandi kirimo n'abantu beza cyane kino gihe zeni makwikuru haleluya muri abantu beza cyane kuko baritaye mu buryo buteye ubwoba barasabye amafaranga yarafujijwe ntabwo yo kuri Kenya gusa n'ahandi yari ararenga none k'ibihumbi nka 30 by'idolari kuko n'ubundi sinaje ntibazanye muri Kenya bari kuvurira bazanye bari kuvurira mu hanze kuko nari mfite kese ikomeye cyane ariko umushikara wa corona ngo aha babuje kubyo hano muri Kenya ntabwo bitaro bigira ko nta cyangwa kandi barasabye bari bakuje nyina y'ubwenge hari impamvu ishobora gutuma ugomba gushaka cyane barasabye
uwoba kwitiza ubutumwa umubiri wacu umeze uko umwana akakana kubera ariko zani ukibima y'Imana kamba mutaraga kamba umugozi kamba nguruka kamba no simba kamba tuti haleluya kamba kunimwe yatuma tutanezerwa kamba kunimwe yatuma tutatambira Imana tutatambira Imana haleluya yes gukorera Imana igihe ugifite basi gusenga igihe bishoboka hari n'ikizagera tubona ko nk'abantu b'abasaza n'abakecuru badashoboye ho kandi babafiteje tubashoboye basi nose tuvuge ngo muri ubusaza yubaka itama kandi akagira byo suko amatebara basi kandi tuvuze ibintu ariko kandi tubishoboye basi iragusaba kubikora bigishoboka basi hazagera ngo birari gusa n'abakibishoboye kamere biriya kamere haleluya ariko kandi tubwego ko abasaza nabo tubakaza kubona Imana yo mu buryo bwinshi uriya musaza uri kujya hariya agatega amaboko kubwira Imana ngo Mana uhimbazwe Imana uhimbazwe Imana ikuje ukanezerwa ikaguvugisha abana basore b'abasirikare haleluya niba warabirushe bidashobora gutambira Imana uzogenda muri Imana ngo Mana uzabe utuguzaho warasenga tuguzeho kugira ngo uzamutambire nawe niba warabirushe noneho bikabitandara yo kutazoza umenya uburyo bwo kwiterera gutambira Imana iyo uwo uzogwije warasenga izo muntu barabirushe cyane bazatambira Imana haleluya arabisibye biza nabyo kandi ukore ko ubutumwa buratambutse haleluya noneho umunsi senga Imana ntabwo utasenga Imana senga Imana kiri aho ngaho haleluya Yewe ntabwo yasengeye mu ndarufi ntabwo yasengeye mu ndarufi nanjye nasengeye Imana mu mitutu y'impundu kandi turi kumwe nayo bishe hamaze ariko nibukisha Imana amagambo atatu mbwira Imana ngo Mana mukivyuzu Mana tarushi haleluya ndoro bajambo y'ukisha Imana imaze kumuzura ariko kandi turi kumwe nawe babisibana bari ababaye Imana ntabwo tuzakubatsinda baraza nabwiye Imana ngo Mana wibuke igitaramo twakoreye muri Bitonde yari iwacu kugahurira ni kwa byahitiriwe gusa tuba twita kuri Bitonde gusa ariko abasaza bakamenya hari hatuye bipazi haleluya abaturage bo batabamenya twataramiye Imana cyane muri ya myaka ishize tubona itangazo z'Imana nk'Imana ngo Mana taragutaramiye muri Bitonde mbwira Imana ngo Mana twaragutaramiye mu butayu bwo mugahurira na sinabibabwiraga mu butayu bwo mugahurira kuko yo mvuze mu butayu bwo mugahurira kuko ari we ni mu Rwanda navuze ngo Mana Imana twataramiye mu Rwanda rwacu ariye ni Rwanda rukomeye cyane abantu bazava hanze n'abazungu baraje Imana yawe yabatumye ukomeye cyane barasabye twabona ibitangazo by'Imana barasabye nibutse Imana twataramiye abasore b'umugore bagiraga ishyirahamwe bari baragize ngo nta kinogo bataramiye Imana impamvu z'abahuriro ariko Imana turacyari turabo gahore nimurebe haleluya turacyatara
ubwira Imana ngo Mana ushimire kuba ibyo nagukoreye undokore kure mu mukobwa y'amazi tukunde ko amazi baje barishima hejuru. Haleluya. Byo tunezeza Imana. Imana yavuga ngo mwana waje baho. Haleluya. Utekereze kuvuga ngo barakurashe bakoseshaza kandi itangazo cy'Imana nubundi bashidika n'ikomeye musada niba muzamwumva ngo habe imbunda zikomeye bashidika ariko barayidashinzwe Jose atari gupfa tijyaho barazi tijyaho kandi bayidase ariko iyo ngo ryahise mu gitoya n'iryo rihuta. Mana y'ijuru yo kwizerwa, Mana y'ijuru yo kwirigirwa, kandi tukazutinya ngo uzopfa. Haleluya. Kandi tukazabona ku bandi kuko nawe iherezo ryawe rihari. Haleluya. Gusa bite ku iherezo ryacu, iherezo ryacu rizaba ry'abakiranutsi barazira. Uwo munsi abacu baraza ngo bashike batangiye kuzamuka nyine ka gasozi kugira ngo barengere ahondi barengera kuri yakuye kutuba nawe yaguze tizita na yaguze yacara aho uko bansega niko yamagara bacu hakurya wewe baitene makutegeka leo akaza Kiswahili bakubana frero nili kana kibebe bali wasoda bakatanye abana n'abebe na frero na abanye amtayema leo maana nake kwa taibe bana taishi milele. Amina. Ngala tatangaza injili Nairobi. Sasa kutundanga ni Nairobi kwanza. Pongeza. Haleluya. Mwanza mungi usiku ya masala cha. Ngoja kupunga. Sasa kupunga kwa uhamyani kwa kanisa. Sasa tutarame aipo ni fase ya tatu. Haleluya. No. Kuna watu wataibeba leo. Imana naye kama wako wataibeba, wataibeba, atapona, atasimama, atatembea, atatangaza injili mpaka Nairobi. Amen. Haleluya. Kumbaga ikijua ndio tukipanda hizi panda abantu bagapanda wakitangaza bakavuga wote papa program yote Imana naye kushana. Hiyo ndio ese wadaba muri straight ni kuchiki tudro ni tudro na hicho kaweza kipate kuhusu wala salama hakuna neno Imana ndio kama kwa tende ai Imana ndio shida kichwa wala sana bayo kaze to wala kaze kuhusu basta para stilote tunaanza kusikia tunaona hiyo kuna baraza la tambuka kunaye mtu abacho bataki kusambuka nata baraza baratambuka tibamenyaga amakuru barasinya nijya kwa Imana yavuze ngo baratambuka tibigire bare bahinda muri kandi gore byose kubaho jewe ndahangaye utende bihugu makuru babuze kutumira. Haleluya. Nabo kibazi story baraje batambika kuri twitanga bakosa banoze gashira ariko Imana bakoresha irabirukana barahamuka. Haleluya. Abacu gabaje tibari bazi kuko wenda usangana n'amaboko n'umutwe n'abashika barangiza turaga byari Pagati barabisukuru. 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 Titi baba tabagwe tuzona cyo dwa. Kuko
mu matwi yawe wumvaga kuko nta tuba tuzarikiri wenda batazabona n'uburyo bakusanya utubogo kuko twari tutemarwa ariko niko byari bimeze n'ubundi niko zabikora ngo baragize barazaga ubwo banabitswe urwego yose yatangaje kera baranditse ko akantu bari kwandika ntibarebe ntibari nakusa amafoto bari bafite barakusanya batangiye kuri WhatsApp no kuterambere ryarabaye byaravuye nuko nyine bihangana abandi bararira n'ubuzura bw'ingira baraza ngo bashite barakwega kuko aho baba bari barwana barakwega bakurubana no jewe numva ko baje ariko kandi ndashobora kwishiganya ngo mbwire ngo nahindutse no sinzi ukuntu yaregera amana ndamurebye sinzi ukuntu nakweze ariko nyina kwega mayi wabonaga ndamurebye ijisho ryari ryaje ariko rero avuga bati none uragerageza icyo kwishiganya kugira ngo ubone ko bandi sinzi ukuntu rero byabona ngo ijisho no yewe biti ni sawa ariko bayiyo mutima kumva ari kare gusubiza yewe biti kugira ngo yumve icyago uvuze akaza gategeka agashyiraho ubutumwa iyo nk'uko bari bamutarangije amajwi nari nagize utunwa twinshi mfite ko barayumva bakagira ngo no barazaga kuvuga ko umuntu bamagana n'abaraza barikorera ntabwo bari babwiye kandi gushirira barikorera ibijyanye barashaka ibitaro baramagana umuntu yarekuze abantu baraza birukanka babone n'abakifashije bazana na seruga ngo bantere inanirwa kugenda umuntu yarangije seruga ikagiye umutwe yapfuye nyine nuko nta kundi bangeza bimuhira ntibamwisaje banakundi bakuye ariko rero ibyo kuvuga ngo tiwava ku tubyahumeka ariko nta cyizere ntabwo cyari gihari cyo kumuntu kuko nari nanditse bikomeye baganye mu bitaro maze kubwira ati yamana kandi tubwire tubigarukire imana izera ubwoko bw'indege buri gutwara moto muri famille yacu no mu banyamurenge hari umunyamurenge ubwira indege kandi abaza batuzana indege kutujana ntibadukunda ayo umaze kuvuga ngo ubu iyi ndege y'umuhegutse ndege gutora timbere n'abanyamurenge ndege ngiyo kamwe barazita ona naje gusanga ndi Goma mu bitaro wakaba mu bigo baba mu bitaro barashobora gusanga ko uko barangitse baraguca sasa mu josi baribaga nomba paralize ubuntu kuboko gufashe n'ubwo bwose bavuga kumva bikomeye amaze ukwezi kose ndagufunga atanga kimwe kandi kujya no kuma atanga kimwe kandi tari mu mafungo kandi bitiza ariko utabuzaye guca ta mugo babaye ishaka haleluya bagafata isonde bari barayisatuye barangiza bagashiramo utuzi serenge amazi y'isenge igikoma kwezi kurashira iri josi mubona bagira buki kagira buki haleluya uzabura tugushima tuvuge imirimo yawe Tuzabura tugushima
Mana kwisi sinshobora sinari sinaho bandaje baza bamagara gusa ngo baraje kuboko bakabura ngo baraje ijosi bararihambiriye hari amafoto hari abamaje kundeba umuntu yashikaga we wa mbere naza nakwera uwa kabiri naza nakwera uwa gatatu naza nakwera turaho cyizere ndari kucyari ariko Imana irakomeza kuvuga ngo uzubaho wowe udatakore uracyavuye uracyatarabira Imana hamina ariko urashimira Imana kuko byari nawe Imana ndabana ndagushimiye kuko amaboko ari uko bimeze ariko kandi wowe wandekeye amaguru hazatambira Imana zo gutambira haleluya rusaza tamba ariko ga nyuma gaisha wanasema hata kandi nabii Imana musande kuko basigiye amaguru kuri muzaza gutambira kuko byo kukibaza amaguru no bano kizika gaisha kadasanzwe ariko amaguru ntakibazo ahubwo ntakibazo uzo ndashoboye umugore n'abana bazaba habikore ariko kube zoza negende kuba mukora teritaguye haleluya namaze amezi 5 tarajyanirwa wanasifi kandi gitangaza ukuboko niko bakubaza kabona kaho ariko kwabaye kuko twakiriza ariko naje kuryama kandi mutange kamera kandi niko kwagize vuba iyo nikuvuga kuraswa gusa ko banatashe umva ndi mukaba cyangwa ndikumuna bana wanasifi ubu bisaje biteye mustaje cyane n'ikibazo utabara wanasifi niko nimba naraje mu bitaro Imana yategetse ko ngomba kuza kurwana muri Kenya ndashaka kuvuga ubutumwa ariko gataha gutabara kandi zose Imana bizabifashe gusaza ni zabibwira abantu kibazo kandi kibazo imbere kandi babona ko no kubasabiti bizakora kuko bazabona ko tatumwe gukora ariko zose Imana ngo nigira izabifite kitamo wanasifi ariko kandi mugihe kiriya mugihe tishijwe uyu ubuzima nategetse umutima wanje kuko nzavuga Imana umwanya wose ngo ndashima Imana rwose ku bakozi b'Imana bana bagurisha kuko umpaye akanya ko guhumeka muvuga imbaraga z'Imana haleluya Mana izo ni imbaraga zawe Imana irakiza Imana irakora Imana irarema Imana irahemutsa Imana ikura ku cyavu igice cy'ibikomoka nta Imana itagukunda haleluya ibyo bitibagutsa nari kiba gihekera abantu bose jewe sinavuye ku kandi ngo barashwe muri ziriya ntambara zose nta wacu utaje haleluya haleluya ariko kuba nyiri mu buntu bw'Imana kandi biri mu mugambi w'Imana barazifite kandi ndashima ko Imana yagize yabonye ko ugomba kumera nza kunezererwa kuko nari nezerewe kimuzi barazifite nza kumva rero
kidasanzwe kandi none bizikora ikintu kugira ngo yiheshe icyubahiro yabonye kuko ngomba kuzayivugira meze birashoboka kuko wenda nari bifite imbaraga ariko kandi ubona kuko ngomba kuvugira meze bikorera cyangwa gukubira niba mu minsi y'umusore bwawe haleluya iminsi y'ibitaro hatukuzwe baba kenda uko imbaraga zawe zingana uri kumwe n'Imana niba ufite ikibazo kiremereye nta Imana itagukura Imana yazuye ku manywa y'ihangu izuba ryaka saa 11 mu rugabano ku karango haleluya abantu bose babireba iyo bireba ko ibintu byabaye mu ijoro ari kuba wenda swate byo byarabaye cyangwa ntibyabaye ariko kubera ko ibintu byabaye ku manywa amahanga yose n'ibintu abagabo buriya abagore bagaragaza bashaka kugira nk'ubukangu bw'ubwoba ntabwo ari bose kandi abagore ibintu nk'abiriya bashaka nk'ubwoba umuntu azajya umugore azabaza n'umwana yarwara gusakira y'abagomba bakubwira ngo yapfuye akaba yameze umwana n'utumura cyawuteye ariko akameza mu mutabara iyo bijya ko wenda ari ibintu byabaye ndi kumwe n'abagore barazifite abantu boga bagonje byabaye cyangwa ntibyabaye ariko kuko hari abagabo kwe bariho barazifite n'abana ariko guhindagura bakarasa bakagira bakarasa barazifite ariko Imana irakomeza iravuga ngo mwana waje baho umutima waje shima Uwiteka zaje shima Imana zashima Uwiteka kiriho zaje ndirimba Imana yaje ifite ubwingo nabwo Imana yaje ngo Mana ndagushima kuko wambaye kandi kubaho wanasafira kandi ko nazutse ngo nabize urupfu ngo ntazongera kuzopfa n'ejo n'urupfa nanone n'urupfu ariko kandi icyo yategetse agisoje tate Mana yo mu ijuru ibaho umugisha Mana yo mu ijuru ibabwiye neza murakoze